nimba kubituru video uwo DJ Briane wanyu arimo kurigata umugore mugenzi we Mugitsina. Kizeho umucyo fata iyo video ndi mu gitsina cy'umukobwa nacometse mu rurimi nashishikaye mfite n'igikoresho cy'abagabo uyishyire hanze nkuko wabivuze. Buretse gato nanone hanyuma twongere twirire show ngira ngo murabyumvise uwo ni Yago ndetse na DJ Briane. Ese iyi match iraza kurangira gute? Ninde birarangira utsinze hagati ya Yago ndetse na DJ Briane? Turashaka uza gutsinda. I don't want peace. Ibi nibyo tuba dushaka, nibyo noneho biduhereza cyangwa se bidukorera umunsi. Uyu ni umukino wa DJ Briane FC ndetse na Yago United, ariko nta mupira nta kapiteni ahubwo na amagambo akakaye. Ibirego by'umurengera nibihamya bitagaragara aho buri wese avuga ati ngewe mfite ama video nzayashyira hanze igihe nikigera, ariko ugashobora kuba wakibaza ati se icyo gihe ko numva gisa noneho nk'ikitazagira. Twabanza kuri Yago, umugabo w'umunyamakuru uzwi kuvugaho adaciye ku ruhande, ariko nanone kandi uyu mugabo bita Yago yazamuye igipande cy'inkubiri maze asuka amagambo nk'ayamvura igwa isenye ibisenge bitari bifatiye ku nzu. DJ Briane ati n'umutinganye asambanya abana b'abakobwa, ndetse kandi uretse n'ibyo ngibyo yanasenye urugo rw'umuntu bita Muyango na Claudine. Sorry mbivuze nabi, ahubwo nari nshatse kuvuga Muyango Claudine cyangwa se umugore wa Kimenyi Yves. Hanyuma rero aho bihuriye ushobora kwibaza ati ni hehe? Noneho wumva DJ Briane yasenye urugo rwa Muyango bigakunda. Buriya Yago we ibyo atavuga abika ku mutima nk'uwategereje gufungura radio imyaka 5 karinde shira iyo radio itarafunguka. Ubwo natwe rero aba tugomba gutera agatebe tugategereza niba koko iyo video izaboneka. Cyo kurandi mu bantu bayitegereje nibi naba ngombwa ko yishyurwa iyo video ngenzabo wa mbere mu kuyishyura, kubera ko nta kuntu wanyumvisha ukuntu DJ Briane yaba yunamye mu maguru y'umugore mugenzi we arimo arakoza karimi mu kimara amafaranga. DJ Briane nawe ntabwo yigeze aryama cyangwa se ngo aceceke, ahubwo yateye akajisho ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma nawe ategereza video ko yasohoka araheba. Arangije arabanza kubita gatwenge nk'umuntu wumvise urwenya rutarimo gutebya, nawe aragira ati ariko Yago warwara. Iyo ni depression yo kuba waravuye mu gihugu cy'amahoro hanyuma ugahunga, ariko nyamara kugaruka ukaba wumva ko ufite ikimwaro, niko kwiyahuguza ubwo bugambo bwose. Ariko iyo video nanjye ndi mu bantu bayitegereje. Uwo ni DJ Briane rero wabivugaga gutyo kuri live yakoze ni mugoroba ku rubuga rwe rwa TikTok. Narivuze ngo ni ku rubuga rwe ahubwo rwa urubuga rwa Kasuku, nuko Kasuku we yaje kugeraho arasinzira yibagirwa ko turi live, hanyuma aratureka turivugira. Ubwo nanjye nari mpabaye nateye agatebe kugira ngo numve uyi match, ariko mu kuyisifura nubwo nta musifuzi wari uhari, twebwe twavuze tuti reka dutegereze igice cya kabiri. Ese Yago araza gusubiza cyangwa se video araza kuyishyira hanze? Dore ko DJ Briane yamubwiye ati ngewe akagozi ndagaciye video nayisohore. Ariko kandi ukaba wakibaza ati iyo video niramuka isohotse DJ Briane we azabyitwaramo gute? Ese iki urubuga ruramubera nkuko nawe abyivugira ko iyo video niramuka isohotse nawe ubwe azatungurwa cyane. Ashobora kuba yarabikoze wenda akaba atakibyibuka, ariko nta wamenya, wasanga iyo video nayo ishobora kuba ihari. Dore ko n'iterambere ryarateye rero bashobora no kuyishyira muri AI cyangwa se n'ubundi ku ma programme amarobo nayo asigaye akora video. Ubwo iyo video nituramuka tuyibonye tugomba gushishoza cyane, kubera ko buri umuntu yashatse kugusenya ntacyo adakora, ashobora no kwitabaza amarobo. Ariko Yago iyo video turayitegereje. Abakunzi bibi bitangazamakuru byo kuri YouTube rero hagati ya DJ Briane Vogue ndetse na Yago TV show bahise batangira gukora analysis nk'abahanga muri FBI ya Kigali. Ubwo nanjye ndimo, ari nako kazi naherewe cyangwa se niko kazi nshoboye. Buri ibindi ntumbaze, ngewe buri ikintu nkora nukubona inkuru nk'izi ngizi zisohotse narangiza nkitereka nk'uko nguko, hanyuma nanjye nkabigenza gutya nkakuzanira inkuru hano kuri K7 magazine. Naragusezeranyije ati hano niho honyine uzajya ukura inkuru nk'izi ngizi. Hanyuma umwe mu bakunzi b'ibitangazamakuru abageze gutya arangije avuga ati Yago yagiye kure rwose, ibi birenze journalisme, ni nk'amateka yanditswe n'umujinya. Undi nawe nta guca ku ruhande nawe arangije avuga ati ariko se ko DJ Briane nta recording yashyize hanze ngo yiregure? Ariko DJ Briane we nta kindi yakoze uretse guhita aza kuri live. Yavuze ati ngewe ntabwo nshobora kuba nafata umwanya wanjye ngo ngiye kuri DJ Briane Vogue mbe navuga ubusa ngo ndi gusubiza inyana y'imbwa, ahubwo ikintu ngomba gukora nuko nashakaga gukora live akaba ariho musubiriza, kubera ko ntabwo inyana y'imbwa nshobora kuyivugaho ndi no kwinjiza amafaranga yaba ari inkora amaraso nta n'ikintu nayamaza. Niyo mpamvu ngewe nahisemo kuza kuri live ya Kasuku.
nubwo nawe yari yagonnye arimo aragona muri recording, ariko Kasuku nawe ibintu badukoreye ntabwo ari byo. Hano duhita twibaza, ese recording z'ibi bintu byose ziri he? Ziri muri archive ya Vatican cyangwa Briane nashaka kwishyura yashakaga kuzishyira kuri USB cyangwa se kuri flash disk, ariko akibagirwa password. YouTube y'u Rwanda yabaye nk'inkiko, buri wese afite igitekerezo. Umwe yashize hanze channel imwita umucamanza wa YouTube, indi amwita inkiko z'abazima. Abafana batangiye guhitamo impande, bamwe ngo Team Briane umugabo w'ibikorwa, abandi bati Team Yago intwari y'ikuri. None se iyi ni bato ya Guma Superstar? Ibi birego byose biracyari mu kirere, nta bimenyetso, nta mpapuro, nta video, nta record, nta magambo gusa, ariko amagambo afite ingufu kurusha za bombe za Hiroshima. Turasaba impande zombi, haba Yago ndetse na DJ Briane, ko bashakira umuti w'ibibazo mu nzira z'amategeko, si mu bitutsi cyangwa ibirego bidafite gihamya. Kandi rubanda ntibakaba ibikoresho byo gukwirakwiza uburakari bw'abantu bafite ibyo bapfa ku giti cyabo. Ariko nimureke tubyemere, iyi ni sezo ya mbere, episode ya 3, ariko ndumva sezo finali izaba ari uko Yago na Briane bahurira kuri radio cyangwa se kuri channel imwe bakagira na deba live tubyirebera, umwe yambaye imyenda ya kera, undi yitwaje flash irimo ibyemezo. Tegereza episode ikurikira kuko ibiryoshye biba mu makimbirane, ariko ukuri kuboneka buhoro buhoro. Yego DJ Briane ndetse na Yago, ninde uvuga ukuri? Ndagira ngo rero ujye ukurikira hano kuri K7 magazine, ahantu tuzajya dukomeza kugenda n'ubundi tukugezaho za nkuru ziba ziryoshye. Ntuzibagirwe gukora like, subscribe no gukanda kuri notification bell cyangwa se kugira ngo ufungure inzogera, hanyuma ubutaha tutazagusiga. Mu gihe wibazaga ko inkuru yabirangiye, dutunguwe n'ibindi birimo kuvuza ubuhuha. Yago yongeye uyu munyamakuru Yago Pondati yongeye gutangiza urugamba rushya, noneho ni nka filime ya James Bond, aho atangiye kuvuga ngo hari na video z'ibyemezo yifitiye ashobora kuba agiye gutangira gushyira hanze. Bivuze neza ko video ya mbere uyu munsi wa none ku itariki 12 iraba yageze hanze. Hari amafoto ya DJ Briane ari mu myambarire iteye ubwoba, hari ibimenyetso birimo amajwi ndetse n'amashusho. Abantu bose baribajije ati ese ibyo bimenyetso biri kuri hard disk cyangwa byishe muri cloud ya Amazon, cyangwa ni ya flash disk igumye mu ikabutura kuva 2019. Ibitangazamakuru byinshi by'imbere mu gihugu n'ibyigenga kuri za YouTube byafashe ya mbere, byose bifite headline zimeze gutya: Briane yabuze ibisobanuro, yagagomeje gusenya, umusoro ukomeye ashobora gutabwa muri yombi kubera amajwi ya Briane. Byageze no muri WhatsApp group z'abagore. Ubwo abagore badukurikiye cyangwa se namwe bagabo mudukurikiye, mushake groupe z'abagore za WhatsApp, mujyeyo murasanga ariho izo video za mbere zamaze kuba zasohokera, hanyuma namwe mwirire show. Video nanjye nshobora kuba ndibuze kuyibona mu bambere, ubwo Yago icyo namubwira ambabarira nyibuke rwose kugira ngo nanjye nikorere akazi. Maze rero iyo byageze mu matsinda ya WhatsApp, uziko ibintu biba bikomeye, burya buri wese aba ari investigative ni journaliste mu buryo bw'umwuga, kubera ko ubu ndahamya neza ko batangiye guhamagara ati inkuru yasohotse. Mu rwego rwo gushyushya inkuru rero haje no kumvikana andi makuru avugwa mu ibanga. Yago na Briane baba barigeze gukundana mu buryo bwihariye. Ese ni amakimbirane yatewe n'urukundo rwamunaniye? Ninde wigeze wohereza I miss you wa mbere? Ninde wabwiye undi kwa mukumbura hagati ya Yago ndetse na Briane? Kubera ko niba mubyibuka neza, abangaba bigeze kucishaho cyangwa se bigeze gukorana ibiganiro bigiye bitandukanye, ngira ngo mwagiye mubona amafoto bari kumwe bameze nk'abakundana, ariko ukaba wakibaza ese nuko abangaba bamaze kuba batandukana? Uyu ni wo mwanya rero nyawo kwibaza, ese ntituri kureba telefone y'undi igiye gutuma habaho intambara ya YouTube y'u Rwanda? Hari abafana bamwe batangiye gucika intege, aho umwe yagize ati narumvise amashusho ya Yago ndarambirwa, ndategereje filime nshya ya Zubeda aho nibura bakubita n'ibyuma. Undi yagize ati DJ Briane yazana indirimbo isubiza byose aho kwivunika, cyangwa se aho kuvunika ngo arasubiza DJ Briane we nagende akora indirimbo. Ngira murabyibuka hari indirimbo n'ubundi yahuriyemo n'abitwa ba Jean Marie Microgenie, ba Rocky Kimomo, ba Kadafi Pro, ni benshi cyane. Ngira ngo murabyibuka aho yari afite imirongo igereti mambo vipi DJ Briane kuri beat. Nagarutse noneho murabizi cyane rero ko DJ Briane yavamo n'umuhanzi mwiza, ubwo dutegereze ashobora no kudukorera ka hip hop, cyangwa se n'abandi baraperi bazeho trap, babushari n'abandi bose bari bakwiye guhita bikora mu mihogo, hanyuma bakadukorera ino songe ino ntambara ya DJ Briane ndetse na Yago, bakadukoreramo indirimbo kugira ngo
kugira ngo biryohe. Bavandimwe rero aho gutukana baririmbire mu njyana. Wenda twabona diss track ya Briane yitwa Ndi umusore wuzuye na Yago akamusubiza ati mfite USB yawe cyangwa se mfite flash yawe cyangwa se amashusho yawe. Noneho dufungura umutwe w'ubwenge, ibi byose ni amajwi, amagambo ndetse n'imvururu, ariko aho kwishyira mu mitwe abantu bari bakwiye kwegera abashinzwe umutekano cyangwa amategeko. Niba Yago afite ibimenyetso abishyikirize RIB, niba DJ Briane yumva yahungabanye ashyikirize urukiko cyangwa ajye mu itangazamakuru ryemewe yisobanure. Inkuru iracyari ndende kandi biragaragara ko turi mu ntangiriro z'iyi filime ya Real Rwanda Confusions, ariko ikizwi nuko abafana babaye nk'abari kureba televiziyo, buri wese afite aho ahembera umuriro. Reka dusoze dusaba Yago na DJ Briane ikintu kimwe: nimudukorera interview imwe ya live aho mwicarana mwese murebana mu maso mukavuga ukuri, wenda twabonamo ukuri cyangwa se tukabona part 3 ya filime turimo kureba. Iki ni igice cya kabiri cy'inkuru rero y'urudaca hagati ya DJ Briane ndetse na Yago, intambara itarangira. Tegereza igice cya gatatu kizaba kirimo n'umuturanyi wahoze abaturanye n'umwe muri bo, cyangwa se dutegereze n'uyu muyango bavuze. Hanyuma rero ndabashimiye cyane, munyemerengane ku musozo njye kureba ko n'ikindi gice kiri busohoke, ariko icyo mbabwiye cyo video ndayishakisha, habaye mu group ya WhatsApp bavuze ko video yatangiye kujya hanze, ndaje ntangire mbaririze video nyibazanire. Ndagushimiye cyane, niba utarigeze ukanda kuri subscribe hanyuma urareba munsi no video, hanyuma ukande awanditse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi nkuru. Ndagiye rero ngiye gushaka andi makuru.